muri 350 nawe mumeze neza ya uno munsi tujye gukora utuntu n'utundi usara kandi Muvara Entertainment mvugisha abantu muri quartier wacu mbereke ko njye nacu turanziranye n'abakomisiyoneri kuno muzamunyita ngo naje ngo intanga ngo namukomisiyoneri yengo tuziranye kamuhamagare Jacques ya Junior so Yego Junior Arumeze neza None se mwa na hantu wambonera ikibanza cya macha mu isanire ko numva nshaka kwiturira iyo ngiyo ikibanza cya macha nk'ikibihumbi 7 Muri cyo guturamo inkoko gusa kari kuri uzenze umva nyine urumva afite amafaranga make ndashaka kubaka wowe icyo kibanza cy'ibihumbi 7 naribi nge nzakibamo niwe muntu yabaho mu nkoko nzajya mbamo n'inkoko ngo byasaba ko nazajya nanagira utehabye ngo nanabika nkajya mbika nyine kukuruku reka ndakwemera nimbwa mbase niba ari ibyo nose ubwo ugiye kumbwira ngo nazajya nanamuka nabyo kari nshaka icyo cyangayo nanjye nari ugiye kuyashaka ibyo 7 Oya, kwa nginga sinabikunda bora aho nuko ikibazo sinanone kukuruku sawa nari ikanze ndebikuna nagira nari sawa ubyumvishe neza Pops Shoes Designer twaje turi igisubizo ubyumvishe neza Pops Shoes Designer twaje turi igisubizo twabazaniye inkweto nziza zikomeye izi za made in Rwanda zikozwe mu ruhu rwa karite tandukana na babandi baguha ibipapuro maze uhahiye muri Pops Shoes Designer dore yuko twigisha no gukora inkweto ku bashaka kubyiga ku giciro gitoya Pops Shoes Designer dukorera mu mujyi wa Huye ahazwi nko mu Rwabayanga hepfo ya House Control Pops Shoes Designer we are here for you